nk'inzoga yitwa muhinyina. Muhinyina ikomeje kwandagaza abagabo n'abagore bagata agaciro. Muhinyina wabaye ko Inkarakara urayizi? amfasha inkarakara ukayishyirana ugatasa tugasanga hibisebe hakobotse ariko ukongera ugasubira mu kazi. Bro na amafaranga nta kintu hatuma udakora ubundi uri kuyashaka byanyabyo. Kedi hari umuntu ugikora umwaka ugashira undi ugashira, ibyo uri kuvuga aho ngaho hagageraho hagakomera nyine bikavaho. Akazi ni akazi niko kamutunze, uze nk'umuntu gatungiye umugore n'abana. Ubu ndamushoje cyane. Cecuru yageraga ikigage kirimo pakimayo, urumva ari umwihariko ariko amajerekani 10 saa 2 za mu gitondo ku cyumweru yabaga ashize. Urabeshya. Twongeye gusoza kuri Daily Dates officiel. Mu gifaransa barasoza abantu guki kuri Daily Dates bitewe n'amasaha mugezemo. Nyine kubasuhuza, twongeye kubasuhuza. Harya bavuga au revoir. Njye nibuka ukuntu mu gitondo bonjour. Njye nibuka ukuntu mu gifaransa kuvuga je vous demande permission toilette. Ceceka sinakibuka niyo nteruro. Niba ari je vous permission à la toilette. Iyo nteruro sinabura guhuza. Abarimu muri primaire bageze baravuga bati gusaba uruhushya mu Cyongereza ntibikemewe. Ni Igifaransa gusa. Tugese namwe mwakigagamo? Ntabwo twakigagamo, ariko hari ukuntu abarimu babiyenza babona muri gusaba uruhushya muri benshi. Bariza bagahita bavuga bati gusaba uruhushya mu Cyongereza turabyanze. Kubera ko nta uri wibishobora. Muye musaba uruhushya mu Gifaransa. Nizire karengane byarangiraga ziyari. Kwera kuri toilette muri break ukongera ukajya muri toilette iwanyu utashye. Birabihe byari isazi. Kandi n'ubu hari abantu babirimo. Abana babirimo. Ariko harabona bari kwiga Igifaransa. Abana biga neza. Hari ukuntu habaga interscolaire. N'ibigo byahuye, mu kigo cyahariye cyahuye n'icyahariye. Bagiye gukina football. Ukumva abana bize neza. Bari ku izamu ryo hirya bize nabi. Bakamuririmbira uturirimbo tw'Igifaransa akagera ngo bari kumutuka. Ukabona nyezamu aragiye abateye igiti. Bari kunuka kuri mama. Kandi nawe bari kuvuga ngo nyezamu wabo, twebwe twarimbaga ngo nyezamu wabo ni igipupe afata umupira agatitira, niba rukubeshya mumwibarize. Urumva? Iyo nabo bakayiririmba rero mu Gifaransa. Nyezamu namenye ibyo bari kuvuga akagira ngo bari kumutuka. Nyezamu akagenda akabatura igiti, akaza akabagurukana, akabirukana. Bifite ishingiro. Rega ubwo si utazi ururimi, niyo bavuze ibintu byinshi sugira ngo bari kugutuka. Yari afite ishingiro. Nuko kadusuhuza abantu. Ukibagirwa. Ngiye gusuhuza abantu uno munsi aba bantu bakurikira. Uno munsi ndasuhuza abayede aho bari hose. Umuntu wese nje nabonye akantu. Abayede kabisa. Nta muntu ukora ikiyede kubera ko gikunze. Nawe. Isi. Karakazi karababa. Isi. No kuzuba rimwe ry'urukata abantu bari kuvuga ati izuba rimeze gute. Abatemere kwicara. Umuyede bura bashobora kumwirukana saa 10:20. Habura 40 ngo saa 11 zigera cyo rumubyiza. Ako kono kukwituniraho. Wanyirukana mu masaha sunjyana he kandi amasaha yaragize. Buriya nk'umuyede usanzwe bano bayede bakora nko ku mazu y'abantu iki. Ayo masaha muhitamo barana ku masaha. Muhitamo muvuga ati ngaho ngari. Tuvuga ati lunch nayikoze. Niba umuyede ari 3, ubwo lunch ni icyatanu. Asigaye mu kindi cyatanu nakozemo amasaha 3 cyane. Urongeraho ubwo ngugurama 2. Urumva? Ariko umuyede wo ku mashansiye
bano baba basinya imibyizi barakwirukana da baragucyura engineer aragucyura ukazagaruka ejo ntabwo karakaza nyuma nta ibyo nari nyiri kuvuga nta muye dukora ikiyede kubera ko gikunze uzarebe n'abanyeshuri muri corona bakoze ikiyede ntabwo wigeze ugikoraho njye nibaza niba ari n'umuntu wakuze wenda agakora atarigeze akoraho ku kiyede na gato abanyeshuri bakoze ikiyede wagikoze bose bari ikiyede ni isazi ukabona n'abamwana mubyeyi aje ni darabada ati nanjye ndashaka akazi mukahahurira ariko corona ni ishuri biri ariko ziko corona yagaragaje ababyeyi nyababyeyi ririya ryari ishuri ukabona umwana wari warigeze akatabashwa nabaje mu kiyede emaje mu kiyede atubari kujyayo wari kujyayo cyakoze hari ahantu ni sawa ni nko ku gisirikare ntawe wo kwitayo ikiyede kora akazi niba utagashoboye utahe taha ntabwo uba waje kwicara none ikintu kimbabaza se ni ukuntu umuntu wamwima ikiyede akarakara akenda kurira kandi shaha ari imvune bamurinze ariko nyine ikiba gikenewe n'iki buri impamvu aba yaje muri ibyo ni ukugira nyine agire icyo abona ariko aya mafaranga bahembaga 1000 imbere cyangwa 700 aya mafaranga ni mabi aya mafaranga ni mabi reba amafaranga atuma wikorera itafari ry'inkarakara inkarakara urayizi inkarakara ukayishyira hano ugataha saa sita ugasangaho ibisebe hakobotse ariko ukongera ugasubira mu kazi bro ni amafaranga nta kintu hatuma udakora ubundi uri kuyashaka bya nyabyo kiyede hari umuntu ugikora umwaka ugashira undi ugashira ibyo uri kuvuga aho ngaho hagageraho hagakomera nyine bikavaho akazi ni akazi niko kamutunze uze nk'umuntu gatungiye umugore n'abana ubu ndamushuje cyane yambwira uwo muntu se uzi gutunga urugo ukora ikiyede niba uko utunze urugo ukora ikiyede nabonye kuri TikTok abajama bagenda nyine nk'abantu nk'abo ngabo bibereye ku muhanda urumva ari gukora bene utwo tuzi niba ari agachallenge simbizi bari kugenda baha ama big up akomeye nyine yo kububaha uri kubyumva agasanga nk'umuntu wenda tuvuge ni akora utuntu tw'inkweto aho yicaye street nyine marakorera amafaranga akaza akamenya ikibig up cy'imbaraga nyine ubona cya motivation nyine kugati ako nanjye ejo ni sinzana nabonye mu mamani sinzana nabonye mu mama w'umukorodoniye w'umukorodoniye dusuze n'abamama b'amamotari bari kuba benshi n'abashoferi abamama ejo buri natwawemo nagiye mu muteto izina ry'Imana nagiye mu muteto ntwarwa n'umumama muke byese sibiramba sibiramba umumama gutya akagutwara nabonye ahubwo umumama ahetse undi mumama kuri moto uwo mumama nawe ahetse umwana ubundi do ndavuga ati akuze ko abamama basigaye bareba abiri imbaraga abamama basigaye ngewe umumama wari uri kudoda nashatse kumuha inkweto ngo ayidodere kandi idacitse ndavuga ati mama kudoda yishyizeho hari ukuntu bambaraga akaboro katamwanduza urumva kakagurya afite koroshi n'urudodo bro n'urukweto yagiza uguryo kuguru kuri Radio Rwanda ati nta kazi kumunyagara kabaho akazi kose ni akazi uwo nari napanze nayo kumusuza dore none uragira nyagukuyemo muyankuyemo urumva nsuhuze abakanishi ariko abakanishi ngenda bati uruhande rumwe gute urabakanisha ukuntu bareba nk'abantu batagira imikino sujye ubabona ahubwo ku muhanda aya bigira uzi hari umukanishi yigeze kunsiga bigira abakarasi hari umukanishi yigeze kunsiga gira isura yize ndayizi bya bivuta naraje mu giruhande nkajya mubaza ni se bimeze bite aka naka mafite ubibarishwa hari marayika hari amavuta ya marayika y'umuhondo ajye gusa arayiritse neza yamwe basiga ni Simonize naraje namubaza ni se iyi ni marayika ngo akirumva yese akora muri cya yirise no mu maso ngo acere anongera akoramo ngo
ndavuga no mujeni yabikweretse neza w'ibyo wamubajije yakweretse neza suza abapapa bakunda gatama n'abamama bose uraba ari inshuti iyo bose bakunda agacupa baba bameze uko baragendana barashwana bakongera bagashwana bakiyunga cyane. Hano rero ngo Musanze mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru narengeze ni handi mu gihugu cy'u Rwanda za Gihombo inzoga yitwa Muhenyina ikomeje kwandagaza abagabo n'abagore bagata agaciro. Muhenyina niko inzoga yitwa se cyangwa niko bayitiriye? Ese naguze ko abantu bita ikintu ariko ntabwo ari nyiri Uganda wavuze ati bayita Muhenyina yitwa Muhenyina nabo niko yayise. Ibyo ni ibikize uko Muhenyina bawusa bazina buriya uzarebe hari abagabo bakunda gukubita abana urumva iyo mugabo rero iyo nzoga ije ngo Muhenyina arayinywa iyo ashaka gukubita icyana cye agataha ari bugihe nyina amuhereza nyina amuha nyina aramuha byo kumukubita se kuko urabyumva kumuha nyina sinango uracana bari gukubita umwana ngo Muhenyina sha abari kumuhana none se umugabo yatashye amuha nyina cyangwa we aramukubita nyina amukubita amuha nyina bigahurira se n'abazisangira nk'uko umunyarwanda yavuze ati inzoga uyikura mu icupa ikagukura mu bagabo. Iryo ni ijambo rizwi y'umunyarwanda. N'abagana isantere y'ubucuruzi ariko ikinyarwanda kijye kigira isantere cyane ariko kiraryoshye kivuga kiraryoha no kuri. N'abagana isantere y'ubucuruzi ya Kitabura umurenge wa Kimonyi akarere ka Musanze n'abahamya buko inzoga bise Muhenyina ikomeje kwandagaza abagabo n'abagore bagata agaciro. Muhenyina inzoga yitwa Muhenyina. Bamwe mu bavuganye n'imvaho nshya dukesha iyi nkuru bagaragaje ko babangamiwe n'ubucuruzi bw'iyo nzoga yitwa Muhenyina y'urwagwa. Abaturage nibo batanze amakuru mbese n'urwagwa ariko bitiye bashyibongeramo utundi tuntu bakagwita Muhenyina kutuntu twaba Muhenyina ngihungabanya umutekano. Bakaba basaba ubuyobozi ko bwaca iyo nzoga kuko zicuruzwa mu ibanga kandi zigurwa amafaranga make. Ni za nzoga z'inkorano Muhenyina iri muri za nzoga z'inkorano utuyuki kubita umwice se inkorano sa y'inzoga nayo n'indi nzoga bita Muhenyina igura ngahe se ubwo? Make cyane ashoboka se nk'ijana desa niyo wafasha umuntu magana ane utaha wabaye akazizi agasake. Imusanze bose ubu niho bibera kandi Imusanze umusaza bakugurisha ikirayi amanuka aza yataka Muhenyina kandi ntiyamwishanga shano se yaba kamwe karamunoza tubiri cyakuze tubiri ako turatuntu babashyizemo iki tuba ari utugome. Hari amabara se yakoreye Imusanze nise ko nta vorute tugira jo gusagaraga bagafite nka vorute ijana babona ariyo mu Rusiya abantu baba bari kwinywera nk'iyinaha nyine bumva ari utuntu turyo kandi buba buryohereye ko noneho abana gukurikirana uburyohe kandi ariko kanakwica urumva akumva nta yindi se udomuna aba yakumva nuko. Muri hano Joseph avuga ko iyo umuntu amaze kunywa inzoga asa n'uwabuze ubwenge agasigara yandavura. Nyine usigara watabayanze yabaye agasake. Ndabyumva yagize ati iyi nzoga ibiryohereye cyane ariko mu kanya gato kubera ko uba wakurikiye uburyohe bwayo ugenda nyine wumva uburyohe
ntumenye igihe yagufatiye. Ndabyumva. Yenda kuyihaga ntacyo bitwaye, ariko ikibazo nuko uwayinyoye ata indangagaciro agasindira ku muhanda ku manywa y'ihanga, ngo abandi bajya baninyarira. Inzoga ntabwo ibaho. Kandi iyo nzoga ntigombera ubwinshi. Wapi? Kuko nibura icupa rimwe uba watangiye guteshaguzwa. Ndabyumva. Ku mafaranga 1000. Icupa rimwe? Ku mafaranga 1000. Uba wamaje gusinda. 1000 gusa. Ufite 5,000 wasindisha abantu 5. Fite 5,000. Igiturage cyose. Akubana yanjye. Ibiba mu baturage ni ibibazo gusa. Bamwe mu bagore bo mu kagari ka Buramira, iyi santere y'ubucuruzi iherereyemo, bavuga abagabo bamaze kuyinywa bagatahana amahane kugeza n'ubwo bakubita nk'uwo Uwamahoro Janine ubivuga. Bibabo we uri gutanga ubuhamya yarakubiswe kubera muhenyene. Yumvisheho arabizi ibyo avuga, arabizi. Yavuze ati umugabo wanyoye muhenyena ntimushobora kuvuga rumwe, kuko aba yasinze mu buryo atakumva, bityo ugasanga amakimbirane ahora mu ngo. Nyine ntavugirwamo. Ndabyumva. Umugabo arataha agahondagura nta kindi mwavugana, ataha kubita aba ari automatique. Ubu niba ngeze wataha igite gicira nzira, ndabanza amahenyene w'igite gicira nzira, ibindi bikorwa bigakurikiraho nyuma. mwumvikana amarere kugukubita, jya gukoreshamo inkoni. Inzoga irakomeye. urumva? Ubu niwe wakubiswe maratanga ubuhamya ukuntu ibintu byifashe. Benshi rero iyi nzoga bayinywa bazi ko ari urwagwa, nyamara nimbi mu bintu bibaho byose. Ni icyago nyine, nimbi cyane. Irasatura. Bakayinywa bavuga atakagwa. Nyine kwita kagwa ahari nuko kugira ngo bayicuruze ba nyirayo, kugira bayicuruze. Abantu bo bakanywa bazi ko ari urwagwa. Umuntu rwamufata vuba ati rwarengetse, ati karengetse, kandi ruri kukwica. Bivugwa ko muhenyena umve bene kozemo, ikozwe mu majyani, amasaka y'amakoma, isukari, pakimaya, ndetse n'ibisigazwa byo muri Burarirwa byagenewe amatungo. Ako reba amajyani yo mu cyayi ukayavanga mu masaka y'igikoma y'amakoma, urumva, ugashyiramo isukari, kubitamo pakimaya, ugashyiramo pakimaya. Nibaza iyo pakimaya atari ubwo si ibasaza. Pakimaya nayo uzi? Pakimaya ndayizi. Si umusemburo se? Uzi ikigaye kirimo pakimaya? Si umusemburo? Hari ahantu muri quartier, urumva, umukecuru yagiraga ikigaye kirimo pakimaya, urumva? Ari umwihariko. Ariko amajerekani 10 saa 2 za mu gitondo ku cyumweru yabaga ashize. Urabeshya. Ngewe n'ubu harahonze inyuma iyo nyine. Ikigaye cyabo gishya saa 4 z'ijoro. Nibwo gishya saa 4 z'ijoro. Ariko saa 6 ntacyo wasanga, kandi bagira nk'amabido 50 kubera ako kantu. Mbese si saa 4 saa 3 ikigaye kiba cyari bo bararanguza. Ni depo ikigaye saa 3, amagare nka 70 abatonze umurongo n'ibibido. Aho hantu rero twahitaga muri ngo abantu bagiye muri repetition, ukajya nko ku murongo ukajya nko mu rugo kwa runaka. Oya, nyine aho ngaho gishira saa 2 za mu gitondo muri repetition. Kayana tukabaza, baragenda ukabaza nk'umwana ati papa wari ngo yagiye muri repetition.
kandi nta yindi nyine ubwo. Ikintu cyari gitangaje cyarashiraga bakaza bagakaraba bakajya gusenga. Ntabwo kari gakomeye cyane. Ntabwo kari gakomeye cyane. Hari abarokore bakanywaga bagayobya uburari bakajya no gusenga, ariko ugasanga mu rusengero byamuyobeye. Ntari kumenya ibijya mbere. Unamubajije uwayoboye amateraniro atamumenye. Yakanyweye yitwa akita gashero. Oya, ikigage. Cyari ikigage bizwi. Bizwi nyine arufishe. Ahubwo nasubize ko hari abarokore bakinywa mu bwihisho. Ikigage. Ese bundi mwajye mwerura. Abakatolika babikora. Nuko. Mujye mwerura bundi nta mpamvu yo kwihishira. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimonyi Kabera Cassius avuga ko aribwo yumvisha iyo nzoga. Nubwo bwa mbere. Iteza umutekano muke, ariko ahamya ko bagiye kuyihagurukira bashaka uko bafunga abo bacuruzi bakora ibintu bitemewe n'amategeko. Ariko wari uzi ko hari ahantu amakuru atangiye. Wari uzi ko hari ahantu ariko umugore yatavuga nta. Wari uzi ko hari ahantu inzoga inywerwa muri salo banakinze. Shimira uwo mugore. Buriya abanyarwanda bazwiho gusabana, gusurana, ni umuco nyarwanda no gusangira. Ntabwo wakumva abantu bicaye muri salo bari kuganira ngo ujye gukigira ngo ukinguza ngo bite ngo muri kumwe ikingo bimeze bite. Kandi bari iwabo. Kandi ugasanga muhenyina yatatse. Irimo aho ngaho. Igeze kureba abagabo batangiye guys. Inzoga ntabwo yoroshye. Hari umusaza nzi yaragiye agura ikaza ya Primus. Urumva? Agura ikaza ya Knowless zikiza. Aragenda yicara ahantu. Yaguze amakazi abiri. Azana abasaza. Timuzi. Bwabusabane bw'abanyarwanda. Knowless barazimaze. Ngo bakimore kuzimana. Timuze mbereke. Muzembe ngira hano. Bari abagabo 10. Abajyana ku murima we w'ibigori. Atewe hagarara hano. None ati nawe hagarara hano. None ati nawe hagarara hano. Abazengurutse umurima we. Nabajya hagati mu murima. Ati mbaze gatatu mwese mukuremo. Bati baba bakuyemo. Ati nimbara kandi gatatu mwese mutangire munyare. Aho ku murima. Abaze gatatu. Bose uko bakazengurutse umurima nawe arimo hagati. Baranyara. Niyo yari gahunda. Ngo bari guhesha umugisha ibigori sha. Ariko byari byo. Umugabo n'umunyabwenge. Ujye mu bigori byarize. Byaragiye birumwa. Gwiki. Byarumwa. Ako nuko byahuye n'izuba. Ntabwo uko babi. Ntabwo uko babinyayemo. Akusundi bagiye kunya. Uwo mugabo kicyo gitekerezo cyakivanye. Cyo gitekerezo. Rega n'imbwa ngo zirakura. Ati amakasi abiri ya Knowless. Abagabo 10. Bose muze mwicare muzimu. Ntanyura umnyara gwere yabahaye oda kunyara nibyemewe. Yarabaye repetition. Ariko haraho bajyaga guhura ko repetition n'ikisubiramo. Repetition nyine yo gucyumwe. Ndabyumva. Yabaga buri gihe. Cyane. Nuko ariko nta mugore wo muri Musanze. Muhenyina. Uko amuhenyina. Umwe wakubiswe. Yakoze. Kuko iyo atabivuga kuko urumva abaturage babihuriyemo ari benshi kugeza aho umuntu agura icupa mukicara mu nzu ariko kabahuje. Urumva ari abantu benshi babikoresha. Ahubwo batazi ingaruka zabyo. Aguze ko burari inzoga muri uru Rwanda umugabo yinywa ukabona ararize. Ahise atamarira. Ararize. Inzoga sibaho. Wayanywa inzoga zazikoranya agahinda. Cyazikoranya umujinya. Akora inzoga ziriza mwara abantu inzoga. Oya. Hari inzoga wagera ngigiraga itera agahinda.
ugasanga umugabo arayinywera arira yimyo cyaka yinywa yimyoza iyo nzoga yo bayita murize ni murize yabo yita murize ubwo yaba murize kuko yabikuriza uwo mwanya no sinzoga iriza umugabo kadushimira abantu dushimira abantu kabisa bakunda statistique zongeye zazamutse ziri mu bicu bashimire cyane kabisa abantu bakora bajya ni for bura no kuduforo wi abantu bari USA Amerika umuntu uri muri Amerika ari kuri iyi video USA bazamutse ibaze nabo dushaka sibyo abantu bo kukicara cyane mugiye batuzanira banakanda twibagiwe abantu bo muri Poland na Norway Europe bose nabo muri Europe ariko nanone tutibagiwe akantu nabwira bagasubscribe like share comment ntago ari ibintu birenze no gukoraho ku kabuto gutya subscribe ikaba yabaye video yagisohoka wa mbere mu bayibona uri uwa mbere murakoze cyane